kuri gusubiza nabi ngo si ikikukubaza. Umugabo mugenzi wanjye andisha ka mama anuka ibitutsi bingana kuri mwana nkubite ngiye n'ibitekerezo byawe n'ukuntu naravuze ngo nziga zakungufu nyiri umunyeshuri. Ugatura hazi Ndahazi yaba sasa. Ubwo nuhura ntabwo ndi kubyumva. Umugabo mugenzi wanjye andisha ka mama anuka ibitutsi bingana kuri mwana nkubite ngiye n'ibitekerezo byawe n'ukuntu naravuze ngo nziga zakungufu nyiri umunyeshuri. Byarangiza ndo nakankubita rero ukuntu yangize amatako yavunaguye yatura kwiga zakungufu ndamwita ubu. Mwiriwe abana. Mwiriwe neza. Amakuru meza. Byagendaga. Nuruwa hano? Ndiwanga. Mana mfite agahinda, mfite akababaro kenshi. Nshaka kunyigisha ikintu kimwe. Ushaka kwiga iki? Ni hano banyohereje. Ujya wigisha ibintu byo kurwana? Ndabyigisha. Nshaka kunyigisha kurwana. Niyo bya minota 30 cyangwa isaha imwe. Nshaka kubinkorera umuntu umwe mu cyataragenda. Byansaba iki kugira ngo ube wanyigisha? Bisaba umuhate, ubushake n'amafaranga. Amafaranga nangahe? Ni 5 ku kwezi. Wivuga ku kwezi? Ngenda shaka ibintu by'isaha imwe cyangwa iminota 30 cyangwa amasaha 2 kubinyigisha ataragenda. Okay, amasaha 2 rama 3. Ndaguha inote y'igihumbi. Mbabarira ngo inote y'igihumbi unyigisha ni ibintu bidatinze ni muvandi. Wowe urahita ubimenya, uramenya bicya wakifashisha uri kurwana. Wenda gira 2 temwigisha yengene. Kumvikana nk'abana b'abagabo. Gabanyamo kabiri cyata. Okay, cyata. Cyatano ko yabari. Mbabarira umfashe, utaragenda uretse mbabarira cyatano mbabarira icyatano ndakigwanda nayo afite dere ngara. Mbabarira. Okay, rekanze. Okay, mugabo. Uri tayari ko ushaka kwiga? Ako buretse gato. Kuri icyo kintu twari tuvuganye cyo kurwana. Nshaka ikintu cyanyemeza yuko wabyigiye nawe uzi kurwana nkuko nanjye nambishaka. Okay, ushaka iki bikomeza? Garahari. Okay. Round ya kabiri. Tari kwiga. Nabishobora nanjye ibyo ngibyo. Okay. Count. Nanjye ibyo ngibyo nashaka kubigisha nanjye nzi ko nabishobora. Okay. Nibyo kwiga kavuti. Mugabo ushaka kumubita. Ikintu cya mbere sawa mugabo. Ni ukwiyoroshya ukaba standable y'ikintu ugiye gukora. Kwiringa ikintu ugiye gukora. Okay. Iyo dutangira, tajya gahagaze. Gahagaze. Iyo se sinshaka gukomeza amaboko. Aroroshye. Ko arimo imbaraga nyinshi cyane. Oroshya amaboko. Nagafata hano. Tugiye gukora ikintu bise mabu. Mabu. Ubwo ni maburi.
Mabu. Mabu. Intebe. Amaguru yawe biki? Fata. Tandaraza. Bitandaraza cyane. Okay, ica. Habes, uri mu biki? Ibintu bya bintu biragorana. Nakubwiye ko yoroshye. Yoroshye. Icara. Nta nabihari. Icara. Nta kintu uri bube. Babyita gukomeza mu matako. Nta nabi mufite. Icara kigabo. Ese kuri kuvuga. Aho. Wese gushaka ku. Gutya. Ahoko. Ingumi. Okay, haguruka gatamwereke. Kugira ngo ubanze umenye kwicara muri mabu. Ubanza wiyoroshyemo wicare, mwicaye ku ntebe. Ku ntebe. Maboko imbere. Maboko imbere. Ibiganza. Wiyoroshyemo wicare, aho gutyo urahagaze. Icara mwicaye ku ntebe. Yi. A. San. Si. U. Zo. Aha, wishwa. Good. Very good. Twagiye. Subire hasi. Yi. Muraho neza. Mwese. Ndaho urabona mpari urabona amagara. Ese nyine wa mugani wabaye. Mana yanjye. Bamugezwe namwe abanje ambone. Ako se umugabo uri gushakisha nk'uruhitirizo yakoze iki? Umugabo ushaka kuba yanapfuye kuko ukuntu bambwiye ameze ntabwo yabakiri muzima. Ariko abagore n'abagabo banyu. Umugabo w'imyaka irenga 70 ingahe ubu Shareka kunyiniraho niba bamubonye mbwira wasibye gutabara hakiri kare barana baje. Yo koko mu bagabo bawe. Ngo bamukubise barahondagura ubusinzi ngo bigato. Ibyo bintu byo muri uyu mudugudu ubwo se ntamenye bwo ngubwo ntimubeshya. Reka urabeshya ntabwo umugabo umugabo we baba bamuhoye. Tuvugisha ukuri. Katiyeza umugabo yaba yabaye iki baba bamuhoye. Kuri kubimbaza nkaho ngiye mbizi nanjye nje nabaye simbizi sinzi ngo byagenze bite ubwo ngubwo nanjye ngiye kureba. None abana bari he? Ndanyumvira nawe kuzanye musabana wa. Nise kuri kunzubiza nabi inkozi iki kukubaza kuko umugore. Kukubaza hari ikibazo bita. Wabenya kuti kintu. Nyigisha utankubise. Twagiye. Tandaraza. Ndabyibonera niba None subaye. Hagarara neza. Bibu. Amaboko yawe. Nyigisha utankubise niba nibyo gukubita bivuga ntigende. Ntiwongere kunkubita. Bibu. Nakubwira ati kugira ngo umenye ikintu ukora n'ubushake ukabanza ukacyumva neza. Bibu. Amaguru. Bibu. Amaso. Bibu. Mabu. Mabu. Ntiwongere kunkubita. Mabu. Kutica. Mabu. Bibu. Bibu. Uri kujya he? Ndigendeye byo kwigira byo biri mu byibone njye ntabwo mbishaka. Bose uzakwita umuntu utarakomeye. Umwana araza gutaha. Mba nyine ubwo wowe ndumva mana shoto. Cyo umugore. Ako reka ibyo ngibyo mwana mushuti. Ibyo ngibyo ni ibiki? Mwiriwe. Mwiriwe.
umva wowe ubwo ngize Imana ndakubonye ubwo nkubonye ni ukuri ndabizi neza ikibazo mfite uragikemura n'ubundi amakuru yose ubuyazi mbwira ni ukuri mbwiza ubwo muri uyu mudugudu nta kintu na kimwe mba ntazi ndabizi amakuru yose maze n'umwenda w'imbere buri muntu wese aba yambaye mba nawubonye kuko mba nazengurutse mu bipangu hose mba mbizi waturungurutse none mfite amakuru yose mureke ibintu by'imishengo mani nifitiye ibibazo mureke umva nkubwire ikibazo nifite ujya umugore dore nyuzanga aha ndimo ndamurangisha umugabo wanjye namubuze ndabizi wowe amakuru ye ntabwo waba utayazi umugabo wawe se ariko afite utuvi dukeya uzi ko mubonye aryamye ahantu neza yego rata bari bambwiye ngo bamutaguye ngo bamonda ko nabonye yanatumbera yatumbagana uzi ukuntu ameze oya winera ubwoba mbabarira umbwira noneho ndumva nese yabaye umva rero kugira ngo nkurangire ahantu njyewe urabizi nikundira agacupa urama ikigage ni umusuru uranyihera ikigage wigira ikibazo subize se ko nzi kwenga neza nzi neza kwenga ikigage ubundi si umunsi ntiwahishije urama ugiye kubikora neza uko nabikweretse neza njye sinzi ngo kwita ni Muraho wakoze neza nabikora icyo nshaka ni ukwanga gufunga ikintu uri gukora nabishoboye nabimenye babu ji san sa si u rio chi shi ba jo shi wow very nice noneho nagendaga ndamukubita ntabwo tumukubita ntabwo yanshobora tubanza twigana kandi kantu Erega ngo umugabo wawe ese ubwo urumva ibintu uyu muntu ari kukubwira ari ibyanyabyo koko njye sinjya mbeshya nicyo kintu banziho yewe reka kugira ibintu mishinga ariko ari kugushukura none uyu mugabo ari seriye ariko kubera iki mu kanya ntabwo urabibona wewe ego kamba biswe akiri twe dutangira amakuru kamba ku biswe gihe nigendere da bangu bijyanye murabizi batumva nkubwiye nyibwirira neza ndangira no kuri ndakwingenza buri kintu ushaka cyose ahantu namubonye nabonye ariko ameze nk'umuntu uturamye ariko ndabona turasanga hari yashijemo umwuka oya nawe winkanga mbwiza ukuri mbwira yaryamye kwa Karori niho yarari yewe kwa Karori zagize ate niho yarari ngabaye nyine ubwo kanje kwirebera umugabo wanjye ubwo asura hazi ndahazi yewe kwa Karori sasande haruko yego nuhura n'ikibazo urampamagara naho ibayita tuvuye muri mabu tujya kwiga gumbu gumbu ni mu buryo wakifasha uri kurinda igihimba cyawe cyo hejuru kugira ngo areke kubikora kaguru gasa nk'akarambuye inyuma ongera kunkubita ko nawe nabimenye twahangana twahangana wanyigishije ndutangura utagakubita gafatire kutagakubita okay rinda itama ryawe kuki ubu uri ni blocage wirinda ikintu bakubita hano ku itama utaza kunkuraho buriya uri muri babu urongeye ntabwo nongera ntabwo biraza gira vuba icara kwa kwina kwerekaga turi hano naho ngaho genda utaza kuvugana uzi unywe kigage cyawe ndaje ngusanga mu rugo akalitiro kandi ndawaha turi hano itama ryawe uri kubyibagirwa tuzijyemo have natakomeretse kandi yaje kukwigisha Kamada mbona uri guhengereza mu ngo zabo n'ubundi waje hagarara neza uwo muntu wakoze uko wahita uri kugenda sobaye uretse gato abantu bumvisha basesera abantu se bavuye he ubanza cya kigo cyangwa iki wowe
ibintu by'abagore mana yanjye mungu nganga uzi ukuntu wanesheje umutwe bambwira ngo bagukubita guye reka nta muntu wangubita nawe nigeze wanshoboye mahanga muri nta muntu w'umugabo murega kurwana ngo bizabamare reka njyewe nibyo kurwana njyewe nta nubwo njya ndwana reba akagasore kangana gutya karimo karagushuka umugabo ungana nawe ariko badawatuza umugabo wayaje ngana bamukubise bamugize ariko ntabwo yacutse nta kintu yambwira uzi ukuntu nahangayitse nkirukanga imisozi ndi gushaka umugore mwiza wihangayitse uretse kuntera injuga ntabwo ziri bumfate ubusi yataza nsanga ntabwo ariko bamwe kari kugushuka kangana gutya umuntu w'umugabo ungana nawe ariko agakanu ziko ibyo bwikorera aka ngaka njye nagakubita doreba ntacyo ngafatana na gutya njye nawe umva patro badumeza amafaranga yanjye ndabona bino bintu utangiye kuzamo rwose nigende none harimo n'amafaranga ugiye no gutanga amafaranga n'amubikira amafaranga ubikira amafaranga nakubishije rya ariko twamenyanye uyu munsi mereza amafaranga yanjye nigende reka nkubwire ikibazo nari mfite nari nagiye kwiga ariko twumvikana amafaranga icyatanu ariko hari umugira atayigisha ndamuha igihumbi tuza bazanyishire bada tuza bazanyishire kunkubita oya amafaranga ndaguha igihumbi cyane niba utanze kibone wameza amafaranga yanjye nkigendera jyana yo ngano utajyana ako jyana ngano twumvikana hari umugira utayigisha ntabwo ndi bubyemere tuza bazanyishire umugabo yebe byageze bite ko numva induru tuza neza amafaranga umugabo wajyaga kumanyura utangagisha ngo bize gukata ngo nakite twitaye ubitaye bijya meza amafaranga yanjye amafaranga sinagwa ntabwo ari amafaranga yongera no kuguraho ku tuza amata tuza ndekura abasigaho n'abandi muretse turabafasha byageze ngiye magare hano nta nubwo njya no kumukoraho urumva mureke twumve byageze bite ko muri gusakuza induru yabaye ndumva murankangura n'ibyamiye byagenze bite ku muri kana nawe kancucira umugabo uyu n'uruhinja si cyo wamuzanye muri umugabo ufite wameze ubwanwa ibi ni ibiki ikibazo cyabaye umva kuno byagenze mudukemure murezi muraturanyi banjye abantu baza bangana ngo mbigishe nkabigisha none umugabo yaje banamukubise arambwira ati ngashaka kujya kwihorera mwigisha ati reho kugira ngo mwigishe bisaba amafaranga n'ubushake urikumva ndamwigisha twumvikanye amafaranga icyada nawe reka ibyo ngibyo n'ababizanye ubundi murarwanira u Rwanda ko rufite amahoro murarwana ibiki ibintu byo kurwana murimo u Rwanda rufite amahoro ikibazo nyirizina kirahangana amapantaro bayamuciriyeho bafite amahoro umva shefu ikibazo ubundi ufitanye n'uyu ikibazo dufitanye tuza kumwigisha bana ariko mu mafaranga makeya kuri aya mafaranga araburaho amafaranga 5 kugira ngo ikibazo cyane nawe gikemuke naye turayasubiza mu rugo ntabwo ngende yasubiza mu rugo warangije kumwigisha byose byarangiye twavuganye amasaha none bimaze kumutoza amasaha 3 ntabwo byarangiye hari ibintu atayigishije hari imigeri imwe y'inyuma gutya n'uwundi w'imbere usa nk'utambika gutya nawe ntabwo yawinyigisha bikasa amafaranga 500 ntabwo mayi note y'igihumbi aya ntabwo ibyo none sibyo mwari mwabyumvikanye kuri umukate twakumvikanye ko yigisha ibintu ibyo ngibyo byose ntiyabinyigisha bicemo kabiri none se amafaranga y'ishu yose urayafite twebwe ibyo ntabwo tubyitayeho njyewe umugabo wanjye turatashye ntabwo ibyo mbyitayeho umwana yo ngasanga nanjye taha bareza senga sazajye bro njyewe ari ibyo utayigishije gumana yo ngajyana igihumbi cyose nayo ni mafaranga ntabwo twongera nayo ntabwo ugumana igihumbi cyose reka ikibazo cyabaye dufite umwanzuro w'iki kibazo byageze ikibazo cyane ntakibabwirwa njyewe hari umugera atayigishije watsuki gutya ndi yirasa mu birere ni imigeri ibiri na za mawasha kurugara ntabashe kuba atabiyigisha namukasa amafaranga 500 nzayamuha niyongera kubigisha nzaza kuwa mbere ni imigeri yambwiraga mbona yikaraga ngo mawasha sibyo n'ubundi uyu ni umukiriya wawe uwaje bwa mbere azagaruka bwa kabiri ikiruta rero wowe mureka dore n'umugore yaje kumureba ngo ujyane bajye kubiga ku bibazo by'urugo hanyuma we n'ubundi nagaruka muzakomerezaho mwari mwiza ariko mwe gupfa gusa murekere ko yaraje sibyo byiza uzongera kunshukira umugabo wa muhungu mushuka ariko njyewe n'indamuruta ntuzongere ndakumujije umwana twigenderera ase kudashaka no gutaha kandi nawe kandi nane ni mujyane wenda azakwitwongera agaruke kunsanganira